muraho neza nshuti zacu, ndishimye kubw'uyu mwanya mwiza, ariko uyu mwanya ni umwanya numva nifuza, ntabwo ari buze kuvugamo ibintu byinshi, ahubwo ni umwanya numva nifuza ko nza kubumvisha indirimbo zimwe mu ndirimbo nkunda. Hari igihe ubaho ukumva ukeneye kumva ijwi ryiza, ukeneye kumva ibintu byiza. Mfite indirimbo nkunda cyane rero nifuza kugira ngo nawe uyumve uyikurikire, ni ebyiri, hanyuma nze kubasomera umurongo umwe muri Bibiliya ugendanye n'izi ndirimbo. Ariko izi ndirimbo zose igikubiyemo ni kimwe, ni uko hari Imana ihindura izina ry'umuntu. Cya kabiri ni Imana ihindura amateka ikitamurura. Haleluya! Turagushima Mana kugira neza kwawe, turagushimira ko uri umukozi w'umuhanga, turagushimira ko udukunda, turagushimira ko utwitaho, kandi uyu mwanya nawo turawugutuye. Uyu mwanya Mwami Imana turakwiyeretse kugira ngo umwanya tugiye kumarana nawe uvugane natwe icyo ushaka kuvugana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Okay, duhere ku ya mbere. Iravuga ngo kubw'impamvu sinabayeho kumpanuka. Indirimbo nkunda, indirimbo nkunda kumenya no kwakira kutabayeho kubw'impanuka. Uko waba umeze kose, uko waba ubayeho kose, naremwe kubw'impamvu wibaza icyo nicyo, niba ushaka kukimenya ikibazo wamenye, agaciro kanjye kabarwa mu maraso, kandi ikinyuzi cyanjye mu kuri ni kinini, ibyo nacumuraga ntabwo yanjugunye, ahubwo atuma uwandemye ngo akize uwishe, urwanda turakura uwo nguwo nyine, kandi ijyaneza nikiza n'ukuri, sinabayeho kumpanuka, simpanuka, sinabayeho kubw'ingorane, icyo nabaye cyo nakibereye muri we, kandi kizazangeza iwacu mu ijuru. haleluya! Sinabayeho kumpanuka, sinabayeho kungorana, ngo ahubwo icyo nabaye cyo nakibereye muri Kristo Yesu, atuma uwandemye ngo akize uwishe. Ntabwo wabayeho kubw'impanuka. Nubwo ushobora kwibona uri mu bihe, nubwo ushobora kwisanga ubwirwa amagambo akwereka ko kubaho kwawe ari impanuka, ariko ntabwo wabayeho kubw'impanuka. Byakire mu mutima wawe, wakire urukundo rw'Imana, uvuge ngo Mana, ndabizi neza ko kubaho kwanjye atari impanuka, kandi uzasohoza umugambi w'icyo wandemeye. Haleluya! Igiciro cyinshi nk'impimba amazina, ubwoko yanyita ari byo bipfo by'icyo ndicyo, umuzungu mwirabura n'ibindi nk'ibyo, niba naramahimbano narabirenze ibyo, icyo ndicyo n'ikindi kirenze uko ndeshya, si mu ibara ry'uruhu, oya oya oya, ubundi wenda umwana w'Imana rurema, umujya nshima Imana yo yangize icyo ndicyo, sinabayeho kumpanuka, simpanuka, sinabayeho kubw'ingorane, singorane, icyo nicyo nakibereye muri we, ari cyane zazangeza iwacu mu ijuru.
ibyo baguhimba amazina, icyo ndicyo nakibereye muri we, ngo ibyo baguhimba amazina ubyihorere. Ese ufite irihe zina wiswiriye? Birashoboka ko ku mazina ababyeyi bakwise hari n'irindi zina amateka yawe yakwise. Ariko ibyo baguhimba amazina ubyihorere, ahubwo wemere kuba icyo uri cyo muri Kristo Yesu. Icyo ndicyo nakibereye muri we. Haleluya. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Uyu mugabo yaririmbye ari mu mwuka. Indirimbo imaze igihe kirekire ariko ntabwo ngenge nyihaga mu matwi yanjye. Icyo ndicyo nakibereye muri we. Ibyo baguhimba amazina ubyihorere, kuko ayo mazina baguhimba niyo mazina apfobya icyo uri cyo. Kuko iyo wumvise amazina witwa, amazina baguhimba, witwa agahinda, witwa imibabaro, witwa ibyo bintu byose nibyo bigenda bikaguca intege, bigatuma udashobora gukora n'icyo wagombaga gukora. Ariko tubona umuntu witwa Yabesi ngo yiswe Yabesi kubera ko yiswe gahinda, izina ry'umubabaro, ngo kuko nyina yamubyariye mu gahinda. Ariko igihe kigeze Yabesi arisobanukirwa, aravuga ngo Mana, icyampa ukampa umugisha rwose, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni uko Uwiteka amuha ibyo yasabye byose. Jya wiga kwikuraho ibintu bibi, amazina mabi by'abantu bakwise kubera situwasiyo wavukiyemo n'ibindi. Uvuga ngo jyewe hari icyo ndicyo kandi nakibereye cyo muri Kristo Yesu. kumpanuka simpanuka, sinabayeho kubw'ingorane singorane, kandi zazangeze iwacu mw'ijuru. Nawe utaramenya amateka yawe, burya yarayahinduye ntushaka ubyemere. Nubwo kubigeraho bitari byoroshye, ariko yarabikoze ujye umushimira. Shyira hejuru uririmbe iby'iyo ntsinzi yawe, igihe nk'ubitagira umumaro. Ibyabaguhimba amazina ubihorere, ahubwo ujye ubaratira icyo yakugize cyo. Nabihoraho wo mw'ijuru, abo yahinduye abo kubahwa. Ntitwakomeza kwigumira mu bujiji, tahira iyo twateguriwe. Abo yahinduye abo kubahwa. Ntitwakomeza kwigumira mu bujiji, tahira iyo twateguriwe. Tahira iyo twateguriwe, kubaha twateguriwe. Ntitwakomeza kwigumira mu bujiji, vuba aha tahira iyo twateguriwe. Haleluya. Ngo nawe utaramenya amateka yawe, ngo burya yarayahinduye ntushaka kubyemera, ngo ahubwo ushyire ijuru uririmbe iby'iyo ntsinzi yawe, aho guta igihe mu bitagira umumaro. Haleluya. Nawe utaramenya, uzi ko hari abantu batazi amateka yabo, batazi ahahise habo, batazi inkomoko yabo. Hari abantu batazi inkomoko y'aho baba, utamubaza ngo papa ninde, mama ninde, keretse abaye afite umugiraneza wamwakiriye kugira ngo amuhe amazina ye azajya aba ariyo yandikisha. Ariko ugasanga umuntu afite mama we na papa we tazi ngo babaga he, bari batuye he, bari. Nawe utaramenya amateka yawe, hari n'abo babihisha ntibabimenye, ariko
nawe amateka yawe, wowe yahinduye nawe amateka yawe arimo. Haleluya. Dukomeze tugiye gusoza. Aha hari indirimbo nziza ivuga ngo aritamurura, aritamurura. Umwami Yesu aritamurura. Birashoboka ko nawe ushaka ko Yesu yitamurura mu byawe. imitima ibyina mutuze, hari imitima ihagaze niruke, abari bashaniye mukomere, ubwo burabije bugiye gucya, hari imitima ibyina mutuze, hari imitima ihagaze niruke, abari bananiwe nimukomere, ubwo mubona bwije bugiye gucya, aritamurura, aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura ushyitse umutima mu nda utuze, mu gitondo ariza ushyitse umutima mu nda, ushyitse umutima mu nda utuze, mu gitondo aritamurura. Indirimbo nkunda. Nubwo mubona bwije bugiye gucya, nubwo ubona ubuzima bwawe ari ijoro ariko bugiye gucya, byakire mu izina rya Yesu. Bugiye gucya, aritamurura. Bibiliya iratubwira, Imana irema mu itangiriro igice cya mbere, hari ahantu batubwira Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Ubu buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Nagiye nibaza kubera iki Imana irema umucyo n'umwijima, kuki bwagorobye bugacya bikabona kwitwa umunsi? Kubera iki habanje kugoroba hanyuma buracya? Kuki butakeye ngo bugorobe nyuma? Sinzi niba ubyumva ibyo mvuga. Buragoroba buracya. Hari ubwo bujya bubanza kugoroba kugira ngo umucyo wacu uze hanyuma. Haleluya. Niko ubuzima bwacu tubayeho. Tuzabona ibisubizo by'ibibazo utagize. Niyo mpamvu uzasanga n'abantu benshi mu ishuri bakubaza ibibazo ukabona ibisubizo. Iyo uri mu bibazo uba ubona ari ijoro. Iyo wicaye imbere y'ikizamini uba ubona ari ijoro. Ariko iyo bakubwiye ngo wujuje cyangwa wimutse cyangwa watsinze interview, akazi, iyo uri imbere baguhata ibibazo bya interview uba umeze nk'uri mu icuraburindi, uba uti kambayeho. Ariko iyo watsinze umucyo wawe ubonetse uravuga ngo haleluya, ndashima Imana. Buragoroba, buragoroba. Birashoboka ko nawe bwaba bwaragorobye, ariko iyi ndirimbo ikitubwira biravuga ngo ab'imitima itinya nimutuze, ab'imitima ihagaze niyururuke. Nubwo mubona bwije ariko bugiye gucya, aritamurura. Yesu aritamurura. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, ariko wakire kugira neza kw'Imana. Haleluya. Aritamurura. Ngo yitamururiye Mariya Magadalena
Imana yagiye yitabura mu bice bitandukanye, ahantu henshi hatandukanye. Ni ubuhamya dufite, natwe yagiye twitamururira. Hari ubwo tuvuga ibyinshi cyane kubera ko hari ibyo dusoma muri Bibiliya, ariko hari n'abafite ubuhamya bukomeye cyane, bushobora no kuruta n'iby'abanditse muri Bibiliya ahangaha, kuko nawe Imana warayibonye. Wenda icyo wavuze ni ukumenyekana ngo bavuge ngo Imana ya runaka, ariko hari ibyo Imana yagiye ikora nawe ukavuga ngo igitangaza Imana inkoreye ni nk'icyo yakoreye Daniyeli ari mu mwobo, ni nk'icyo yakoreye Saduraka, Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umuriro. Hanyuma uvuge ngo Mana, narakubonye witamurura, n'uyu munsi ndabizi ugiye kwitamurura. Ntabwo ibibazo byawe ari ibyo kukwica, ahubwo emera situwasiyo urimo. Muri Yakobo igice cya mbere ni amagambo nkunda, umurongo waho wa 2 haravuga ngo bene data mwemere yuko ari iby'ibyishimo ngo nimugubwe gitumo nibibagerageza bitari bimwe, ngo ariko nimureke kugeragezwa ko kwizera kwanyu gusohoza umurimo wabo. Umurongo wa 12 akavuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Iryo Imana yateguriye abayikunda. Hari igihe rimwe na rimwe ducika intege tukiheba, ariko nyamara mu bigeragezo byacu, mu ntambara zacu, ariho hahishe umugambi ukomeye w'Imana. Rimwe na rimwe rero ntitugacike intege ngo twihebe kubera yuko tubona yuko byadukomeranye, ahubwo tujye twambara imbaraga z'Imana, uvuga ngo uko byamera kose Uwiteka aritamurura. Haleluya! Hari amagambo nkunda cyane mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5. Abaroma igice cyaho cya 5 ni amagambo nayo nkunda. Haravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Hari amahirwe dufite rimwe na rimwe tutamenya, ariko nkeneye kumenya. Haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya! Ngo ariko si ibyo byonyine, ntabwo ari ibyo byonyine yadushyikirije gusa, ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ngo kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, ngo uko kunesha kugatera ibyiringiro, ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Haleluya! Ntabwo ari ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ngo kuko amakuba atera kwihangana, kwihangana bitera kunesha, kandi kunesha gutera ibyiringiro, ngo kandi ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Vuga ngo amen. Hari icyo rero Imana yakuvuzeho, nkeneye yuko wakira imbaraga ugashima, nubwo amateka yawe adasobanutse, ariko nawe mu bo yatsindishirije urimo. Haleluya! Kandi ayo mahoro ndagira ngo yakire mu izina rya Yesu. Ubwo buntu yadushyikirije nawe ubwakire mu izina rya Yesu. Umenye ko ari Imana y'urukundo, kandi mu bikunda nawe urimo. Imvugo yayo ni ihame, ibyo ivuze byose irabisohoza. Turagushima Mana yacu kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana idukunda kandi kutwitaho, turagushimiye ko duhaye ibihe byiza byo kuvugana nawe. Mwami Imana, ntabwo twabayeho kumpanuka, kandi kubaho kwacu kose kwaturutse mu bushake bwawe. Hanyuma turanagushimira kuri Imana ijye yitamurura, niweho waremye amanywa nijoro, urangije buragoroba ngo buracya, uwo witwa umunsi wa mbere. Uko niko natwe bijya bigenda, bukagoroba bukongera bugacya. Mana, tukabona amazina mashya, tukabona ubuzima bushya, tukabona imibereho mishya. Ntabwo rero yewe Mwami Imana namenya abenshi mu bakurikiye, hari ababona bari mu icuraburindi, bari mu ijoro ryabo, ariko ndabizi ko kuri Imana igizana umucyo. Ndasenza kugira ngo uzane umucyo mu buzima bwabo, yaba ari umubyeyi, umumama udukurikiranye, umupapa,
musore inkumi, ndasenze kugira ngo uri mu ijoro wese yakire iryo joro kandi yakire n'imbaraga z'ibyiringiro zimwereka yuko iryo joro nta kindi kizarikuraho usibye umucyo uzamurasira. Turagushimira kuko uri Imana inyuranye ibihe, ugafata ibyari ijoro ukabihindura umucyo, kandi turagushimira ko hari ibyo ukoze Yesu. Imvugo yawe ni ihame, uri Imana ivuga ntiyivuguruze. Turagushimira rero ko uduhaye ibihe byiza, izina ryawe rikomeze kogera, imbaraga zawe zikomeze gukora mu izina rya Yesu, kandi aho tudashoboye kwirwanirira Mwami Imana wowe urahashoboye. Hari ibyo tugeramo rimwe na rimwe tukananirwa tugacika intege, ariko uri Imana iturwanira intambara, uri Imana ikumira ibitero bitaranatugeraho, uri Imana itureberera byose, idukorera byose kandi ishobora byose. Tuguhaye icyubahiro, izina ryawe rishimwe, ukomeze kubana natwe rero muri byose, kandi turasenze kugira ngo Mana igihugu cyacu ukomeze kugiha amahoro, isi yose ukomeze kuyiha amahoro, kandi ubutware bw'umwijima bwose turabusenya mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo Mana abantu bawe bakomeze kwakira agakiza, abantu bakomeze kukumva, abantu bakomeze kukumenya, abantu bakomeze kukunyoterwa no kukunezererwa, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha rero, kandi nizeye neza yuko byanze bikunze iyi nyigisho cyangwa uyu mwanya mwiza wo guhimbaza no kongera gutega amatwi bene izi ndirimbo, nzi neza ko hari abo binejeje. Ubwo ari data wabivuze bizoshyika, ubyakire, ubireme, ubihagararemo, uvuge ngo ubwo ari data, ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshyika. Yesu abarinde rero, Imana ibahe umugisha, mwakoze, kandi tuzajya tugira umwanya mwiza wo kwicara tukaganira, ariko tukaganira cyane cyane ku ijambo ry'Imana no kumva uturirimbo twiza duhumuriza imitima yacu, kugira ngo noneho tuzumve buhoro tunazivugaho twumva n'icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Bye bye.